wacu ujya womara ibikomere yari waratakaje wongera kubihabwa. Bibiliya yaravuze ngo duhumurize abantu bayo, ngo mugende muhumurize abantu banje, mubabwire iby'urutse imitima, mubabwire agahinda kabo karagiye. Umva tusa, umve ko Imana ije kugukiza. Kandi Abafilisitiya nibo bayakamije, Uwiteka Mana we gomorora imigomero, amariba yarakamye. Haleluya. Hashize igihe kirekire amariba yawe yarakamye, ariko bafiteho umugambi muremure yongeye kuza gutegura ibyiza ku buzima bwanyu. Turagarutse kuri Mutima Imana Official kugira ngo tubabwire ngo mukomeze gukora subscribe, abayikoze turabashimira, n'abatarabayikora namwe mwihutire kuyikora, kuko kuyikora kuri Mutima Imana Official n'umugisha. Tubararikira ibiganiro rero tugiye gukurikira muri uyu mwanya, kandi mwumve ko Imana ibakunda. Bikurikirane, ukore subscribe, share na comment, tubwire uko bimeze, ahandi Imana ibaho umugisha. Turabakunda. Amen. Ariko amaherezo tuzagira ute? Tuzagerayo. Ndi kumwe n'umwana w'Imana, umuhanuzi w'Imana, Mutuyimana Jean Claude, niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Tuguhaye ikaze Claude. Urakoze cyane Concorde. Imana iguha umugisha kubwo kongera kutuzirikana uyu munsi. Nawe Imana iguha umugisha. Amen. Nanjye ndabasuhuje abantu badukurikiye mwese, Imana ibishimire. Nukuri. Yego. Umeze ute? Ndashima Imana n'abantu bake. Abantu bake. Bangahe? Mubare wabo ntago nawutangaza, ariko ni bake. Ariko bavuga ibyiciro barimo. Birashoboka. Impamvu hari ukuntu umuntu ajya abaho mu buzima, nuko nyamara Umunyarwanda waciye umugani wavuze ngo nta wanezeza bose, kandi ntiwanashimwa na bose. Nanjye niyo mpamvu ndimo gushima Imana n'abantu bake, kuko babaye benshi hazamo ivange, kandi mu by'Imana nta mvange ibamo. Yego, ndashima Imana ko muri abo Mutuyimana Jean Claude gushima ndimo. Urimo, reka rinje ubyivugira. Uko ari wowe ubivuze bavuga bati oya muri abo bakeya urimo, nubwo uri kure yanjye. Arije wenda tujaho tuti muri bakeya mbese ni bangaye, wenda bavanga ni ku 10%. Reka mvuge mu bantu bose bati iki gihugu ndava 10%. Ubwo mvuze ngo 10% mu mudugudu wacu ngahita mvuga ngo ni 1%. Ubwo ahita ufata nk'abandi 100 bahatuye ugahita umenya ko ari 10. Siko babibara. Ubwo rero bivuze ngo nta nubwo uri kure, ntabwo uri kure yanjye. Oya, kubona bivuze turi kumwe nuko ndimo. Urabizi neza ko mu bintu ntanakunda mu buzima bwanjye, ntabwo nkunda umuntu mvuga neza mpari. Yego. Sibyo gusa, ugomba kumvuga neza mpari, ukanamvuga neza ntanahari. Ariko inshuti burya ikomeye kurushaho ni inshuti ikuvuga neza udahari cyane. Naho ukuvuga neza burya uhari, rimwe na rimwe bari kugira ngo unezerwe cyane, ugire morali, ugahita uvuga ngo uri kunshima, uganga ikiganiro ngo ngikore neza. Sinkubaza ibibazo bikakaye, kandi umunsi nabiteguye. Ngewe ikibazo cyose wambaza, nanjye umunsi sinakubwiye ko ntandi muri mudo yo kuririmba, kuririmba byahoye, ariko ndi muri mudo yo kukubwira ndetse nkanagusomera icyo Imana yantumye kuvuga. Gobanza usenge. Niyo mpamvu naje nitonze. Mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye ko abanye natwe, Uwiteka muwatugire neza, uraturinda, utwambika imbaraga, izina ryawe nirishimwe. Uduhaye umunsi nk'umugisha, uduhaye umunsi nk'impano. Hari benshi bari ku bitaro, abandi amaguru bayaciye, abandi bacitse amaboko, abandi bari kubashingura, ariko twebwe uraturinze. Abandi bari kubirukana mu mazu, abandi bari kwirukanwa mu kazi, abandi barafunzwe kubw'ibibazo bitandukanye, ariko twebwe turacyari mu miryango yacu. Izina ryawe nirahabwe icubahiro. Tugirire neza uyu munsi wa none, kandi muri iki kiganiro hagaranemo natwe, uzi ukora ibyo wagambiriye gukora. Tukubere mikoro wivugira Uwiteka, kandi unezeze imitima y'abadukurikiye. Mu izina rya Yesu Kristo tubisaba, twizera wakoze. Amen. Amen. Aho wankuye Mana nkura mvuriye amaboko, na nyuma ya zero urakora. Umvuka ndakwiye ntari mu byo kuririmba. Nyine ndirimba yawe ndayikunda nuko. Iyo uvuze ibintu urabikora Mana we, urasezeranya ugasohoza Mana we, kuko aho wankuye hari habi bikomeye, kubw'ibyo wankoreye Mana nkuramburiye amaboko, na nyuma ya zero irakora. Amen. Na nyuma ya zero irakora, na nyuma ya zero, na nyuma ya zero urakora, na nyuma ya zero urakora, na nyuma ya zero urakora. Amen. Ndashaka ko bindacacibuka se.
noneho ntacyo mubabaro kimwaye uko nzawibagirirwa kwa Yesu mu ijuru nubwo ngifite kubabazwa mu isi ariko igihe kizagera byose birangire n'ukuri nta nyuma ya zero urakora. Imana tugire neza, nta nyuma ya zero urakora. Yego gitaro ca kabiri kabanza ncibuka nta nyuma ya zero urakora. Yego gitaro ca kabiri kivuga ngo cyagera sigaye wagiye indirimbo wahimbye niko nari muri mudo kuririmba niko nari muri mudo kuririmba ariko Imana ishimwe. Umuririmbyi yaravuze ngo iyo uvuze ibintu urabikora. Naricaye umunsi umwe Imana ivugira ibintu mbonera bikoze, numva ngize umunezero udasanzwe. Numva nshaka kuririmba numva nshaka kuririmba ndangije ndabivuga kandi nawe warabibonye. Noneho ntacu mahoro kintwaye ko nzabibagirwa kwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mu isi ariko igihe kizagera bigire gute birangire. Kubera ko ntago nagombaga kuvuga ngo muri iyi si ngo kubabara kurarangiye, ntago bishoboka kuko uratambuka ukababara, ariko nubwo ngifite kubabazwa mu isi ariko igihe kizagera bigire gute birangire. Nuko nguko niyo mpamvu nyine tuba turi gushimira Imana aho igejeje ikora tukayihereza icubahiro. Ariko mugani mu isi njya nkunda kuvuga ngo nta mahoro yuzuye twabona. No kuvuga impamvu muri isi nta mahoro yuzuye twabona, uratambuka umuntu wari wizeye nk'inshuti yawe ubwo urahita ugaruka kuri kakano navuze ndi gushima Imana n'abantu bakeye, sibyo? Uratambuka umuntu wari uzi ko ari inshuti yawe ukabona niwe uwitwa inshuti niwe ukubabaje, sibyo? Noneho ugatambuka ukavuga uti none aho bigeze uriya twara umuvandimwe, nangura yari umudamu wanje, nangura yari umugabo wanje, nangura yari umwana nabye, nangura yari papa yari mama. Ukibwira wenda ngo uyu muntu uko biri kose niwe muntu uri buze kugufasha kubaho. Noneho waje kubona ukabona kugira ngo agufasha kubaho ahubwo ukabona niwe baye number 1 mu kukutera iki agahinda. Rero niyo mpamvu ibintu byose ugomba kubyitoza kubana nabyo. Yego ukavuga uti niba ngeze mu gihe cy'ibyishimo ngeze mu cy'ibyishimo, wagera no mu gihe cyo kubabara ukamenya kugeza mu gihe cyo kubabara, ariko ukibuka ko biba kibazo na gisubizo bagize gute baturanye. Ubwo niba wasuwe na kibazo ihangane nyine, niba wasuwe na gisubizo nabwo wihangane, kubera ko ibihe byose bijya bitsimburanwa, buri kintu cyose Imana kigeneye igihe cyacyo. Yego uko bihagaze buri kintu n'igihe cyacyo nuko umubwiriza gatatu buri kintu cyose buri kintu cyose igihe cyo kwishima ari igihe cyo kwishima. Ariko reka nongere burareka nkubwire ubundi igihe kikugira uko gishaka, igihe ntabwo aribyo nateguye kubwirizaho, ariko igihe kikugira uko gishaka. Nukuvuga ngo igihe gisanga uri umuntu ukomeye kikarangira kikagutora kikakugira uworoheje, igihe kigasanga uri uworoheje kikaguterura kikakugira ukomeye. Wabyumvishije? Reba igihe kikugaburira, igihe cyakongera kikabikwaha kukongera ukaja guhendebuka. Ino tubyitaga guhendebuka, guca inshuro. Urakoze cyane. Reba igihe kigufata ufite inzu yawe kikayigukuramo kikagushira mu ikode. Reba igihe kigukura mu ikode kikagushira mu nzu yawe. Reba igihe kigukura mu kugenda n'amaguru kikaguha imodoka. Reba igihe kigukura mu modoka kikakongera kikagusubiza mu kugenda n'iki n'amaguru. Reba igihe usuba igihe nakivuga ngo iki. Reba igihe gituma witwa amazina meza, ikindi gihe ukitwa umuntu mubi. Reba igihe kigutegeka kwambara imyenda kikabwira ngo iyi ugeze mu kigero cyo kwambara ibi ngibi, kubera igihe buri gihe ni cyiza ndacyemera gacanda ndagikundaga. Buri igihe ubundi umuntu tugomba kuba inshuti cyane n'igihe. Yego kuko ntushobora gukontorora igihe wagezemo uzaba umuntu ukomeye, ariko none gwe gukontorora igihe urimo. Yego buri gihe cyose Imana kigeneye igihe cyacu. Wabyumvishije? Rero niyo mpamvu umubabaro ntacu kintwaye, kuko maze kumenya ko imibabaro zizagira gute zizashira. Ubundi hari abantu bajya bavanga imibabaro izarangira mu ijuru. Oya mwa no mwisabaga igihe umubabaro wagize gute washize ukagira umunezero ukibaza. None se n'urugero hari umuntu duherutse kuganira nayo ndi kwiyogoshesha ahantu, numva aravuze ngo hari nka saa 4 n'igice, numva aravuze ngo yinjije 200 ari guserebura n'inshuti mu gihe mugenzi we. Saa 4 n'igice za mu gitondo ngo ninjije 200 ibihumbi 200. Wabyumvishije? Ngo ndyamye ngo byagenze gucanga umuntu amamagarira akazi ngo none ngo 200 ngize gute ngo ndayacuye. Ibaze none so umuntu abanye nanje uracura 2 saa 8 bari guhamagara ngo ninsengera umuntu agasanga ndi mukumuntu ndi kumuhurira kandi arandekura turangije guhura no kwikorera ibishimbo, ubwo umuntu twahuza. Oya
Byara bivuze ngo igihe kigutwara uko gishaka kandi uko gishatse niko kikuyobora. Yego. Kandi ntago wagitegeka, igihe kiragutegeka. Niyo mpamvu rero mu kintu cyose Imana ikeneye igihe cyacu. Imana rero ivuze ibintu irabikora. Ubu uri mu kihe? Njyewe ndi mu gihe cy'abacu gukunda nawe nabikubwiye. Nabwo ngo ndashima Imana n'abantu bake. Yego. Ubwo nyine ndi mu gihe cyanjye cyo guceceka cyo kubana n'abantu bake. Yego. Ubwo bake iyo umuntu abanye n'abantu ndashima Imana n'abantu bake. Niba bake mwabanye mubanye mu bibazo ufite. Sibyo? Niyo mpamvu. Ubwo nico gihe ndimo. Hari inshuti wibuka mwigeze mubana mu byago abandi bagutaye ukabonayo ikunambyeho? Ushanga nyivuge mu izina? Ntabwo mbizi. Buriya nigeze njewe ngira ibibazo. Yego ndagenda mfite inshuti imiryango abavandimwe wabyumvise bose bamva usigara njyenyine ariko nza gusigarana abantu batatu batagira wakangaye uwa kane. Ndi kumva wabavuga. Nsigarana abantu batatu kugeza ku rwego abo bantu batatu banyitayeho bigize gute bishoboka. Nkumva umuntu arampamagara ati bimeze gute ntibimeze gutya. Undi mu gitondo akaba bimeze gute bimeze gutya. Undi akampamagara ati bimeze gute burya reka nkubwire. Nkunze kubwira abantu nkabwira ngo ntimujye abantu benshi bakunze kwita ku bibi kuruta kwita ku byiza. Nk'ubu urugero kwa Nkorude tukamarana igihe kirekire sibyo ariko nkakora ikosa umunsi umwe ritagira rya kabiri wenda ariko iryo ngiryo rikaba ikibazo kuruta uko hari ibyiza twagize gute twagiranye. Wabyumvise bisobanuye iki rero njewe Mana we hari abantu babwiye ngo turagukunda umunsi umwe nsanga umuntu ari kuvuga ngo mutuyi ngo naho nasanga bari kumugambana ngo baramwica ngo ntago nabimubwira. Yampamagara saa sita z'ijoro akambwira ati mwana ararembye akampamagara ati ibintu birankomeranye akampamagara ati bimeze gutya ariko avana ijambo mu kanwa aravuga ngo wabyumvishije ngo nje muti naho nasanga bari kumugambana ngo bamwice ntago nabimubwira. Kandi yari inshuti yanjye najya kuri nimero ye ndeba ibintu byose tuntu kwandikiranaga WhatsApp bona nibyo kukwishushanyaho gusa bitamvuga ndi kabisa. Rero niyo mpamvu mu bihe naciyemo nigeze gucamo sibyo ngewe naciye mu bihe nsigarana n'abantu batatu telefone yanjye irimo abandi 2010 irimo abandi 2115 na batatu na barindwi nyamara ya WhatsApp wabyumvishije ariko nsigarana nabo bantu bangahe batatu batari no kuri muri abo batatu babiri ndimo mfite na nimero yabo muri telefone batari no kuri WhatsApp nsigarana n'abantu batatu. Igisekeje sibyo umwe muri bane n'umwana nta n'urugagiro wabyumvishije ariko mu gitondo nimugoroba saa sita bimeze gute ye wabyumvise bivuze ngo rero ibihe turimo bivuze ngo umwanya turimo bivuze ngo nubona ugeze mu mwanya runaka uzashobore kuwukontorora. Hari umupasitori yambwiye ijambo rikomeye ni umupasitori utuyoboye muri ubucuti bwacu bwa Gitare ayoboye paruwasi imwe ntashatse kuvuga ambwira ijambo gusa arambwira ngo mutundi karame arambwira ngo kuri telefone arambwira ngo ndakwinginze ihangane uceceke. Ijambo mvura ryumvise ihangane uceceke ndagase kubera iki ati nuceceka uzarwana urugamba ariko nuvuga uzatsindwa. Yego akimara kumbwira guco nahise mba nk'utagira mega imba nk'utagira amayinite wabyumvishije imba nk'udahari wanampamagara nabona nta gahunda yo kumpa ibiryo dufitanye urumva ngahita nyine bazi telefone nkayirambe wakongera kumva nakwitabira mu bitotsi urumva ubwo nasanga nakwitabiye mu bitotsi okay nukubera ko ntari ngize gute ntari nabibonye kuki utanyitabye ni impamvu iyi ngakwihorera wabyumvishije. Rero uwo pastor ari muri abo bantu bangahe batatu. Yego ubwo nanze kumvuga izina ryewe Imana tugire neza gusa yoboye ubucuti bwo bwacu bwa Gitare ni mwari ni mwayoboyemo hambwira iryo jambo ati mbabari rugire gute uceceka. Haza kuzamo rero undi muntu n'umumama bamwita Kampire hazamo rero kuza undi muntu bitaga Atamuriza kandi nawe nta rwagira abo bantu bamba hafi bishoboka yego amafaranga ibiryo ituza abayinite ndashima cyane abo bantu ko ari batatu no pastor ntavuze izina rye nshatse kwicecekera ariko abo bonda bavuze kabitwa ba Kampere ni benshi wabyumvije n'abatamuriza ni benshi ariko ikintu nshatse kuvuga ni kimwe mu gihe abandi bose nta mwumwe hari n'uwo nari mfite w'inshuti yanjye magara nagize ikibazo ngigize tuvugana ndi kumubwira ko mpuye nacyo kuvuga umusiri wongeye kumvugisha ngiye kuvisha hashize amezi 3
ndabaza kuki wagiye kumvugisha andi ameza atatu ku mutima ariko nabwo sinabimubwira ariko bisobanuye ngo iyo uri mu byiza ntujye ubura inshuti ariko iyo ugeze mu byago niho umenya inshuti nyamagara ugeze gute ufite buriya abo bantu babiri nkubwiye reka mvundeke mu pastor abantu babiri nkubwiye nta n'ikintu bakora ngo bankure mu mutwe kabisa ntabwo nubwo bishoboka niyo ubwabo bo wenda n'urugero wenda mvuge ubuzimubwire ngo mvuge ngo iyi telefone niyo mfite ihenze ngenda n'ahari mu ntoki zangera umwe muri bo ayifasha akayimena ikaba burundu ku buryo ntarayikoresha nta nubwo nanamurakara ngo ngo wameneye telefone ubwo n'urugero nguhaye bitewe n'iki buriya ushobora kumpa amafaranga 500 mu gihe akenewe akaruta uwampaye 100 bitakenewe cyane Adumvishije urugero urukafite nk'urugero rwumvikana inahi iwacu twejeje ibishimbo intonore bari kwanura ibirayi birahari sibyo umuntu utarakujyamuriye muri bya bigugu yarabitse muri yantara yo kwa gatatu no mu kwa kane muri bya bishogoro bagisoroma bya bishoma utarakuzana ibishimbo kandi abibitse akabikuzanira ubu ngubu byeze uyu ntaca avuze ufite icavuze none no kugaburira ishonje naho ubu ngubu agidate ninde subuze nyine ariko uzwari igihe tugeragamo umukozi waje no kumushaka ngaje gukora mu murimo ngo niba atari bitatu sindaza kubera akazi ko nkora udaraza n'undi akaza akambwira ati ngurije gukora hakaba n'igihe dushakishije none twebwe tugiye kwishakira abadukorera kubera ikibazo c'inzara uwaguhaye akazi mu nzara nuko aguhaye we umwejeje ntago bahuje uwakwitayeho mu nzara niwe nshuti magara ufite cyane bisobanuye iki rero uwo tutabanye mu byiza mu bibi no mu byiza ntago tuzabana muri 2023 niko nayitangiye uwo tutabanye mu bibi mu byiza ntago tuzabana cokora nuza ukaba inshuti yanjye ubu uri kuza tukaba inshuti ubu turabanira mu bihe ndimo hari message hari umukobwa uherutse gutungurana kuri telefone shaka namfasha agashira ahantu kuri stati arandikaho ngo niba ushaka kumenya inshuti yawe gira inshuti wandikira uvuga uti mpuye n'ikibazo mpavende kabisa inshuti yawe izahita ikubwira iti hangana nyashaka itakubajije ngo ni cyaje kibazo wahuye naco ariko umuntu utari inshuti yawe abazaga kubaza ngo bayiki nje ngize ikibazo kivuge none umva igisekeje wamara kumubwira ca kibazo ntagira ica gufasha mwagahita ceceka inshuti rero ni igufasha itakubajije niba nguhamagaye ko nkora udagize ikibazo impa 5 yego wimbaza nibyiki uzayamba ryari yampe ha bintu ugize gute umbajije ye wabyumvishije umuntu umwe yageze kumpamagara arambaza ngo kubera iki ngo ngusige ngo ukoraga ibiganiro ngo utaheruka kwambara amakoti abwa amakoti anje gose gageze gute karashaje wabyumvishije tambwira ati noneho gere bagushakira ikoti wambare yego uwo nguwo wabumvishije yarambajije ariko buryambajije byamugeze mu mutwe undi muntu abonye ndaryambaye sibyo kandi nagazi ko nicaye no kuri kamera nkavuga n'ibyururutsa abantu imitima hakagira abona no mari imitima hakagira abakira imitima yabo hakagira bari benda kuyahura bakabireka wabyumvise ngo kamutuye kariratwaga ndamaze gico kazapfana n'ukwambara ndamaze none mbura imirima mbure no kwambara ndabizi se niba 5 urabigura umurima sibyo kaba 5 bitaragura igisinde kaba 5 bitaragura ihene kuki narabigura amaritura y'amavuta 3500 abana bakaba karangira ifiriti y'ibijumba yego none abana baje gusaba ifiriti y'ibijumba si bishoboka biteze ngaco kazakoramo no kwambara ngomba kwambara mu gihe Imana mpaye kugira gute kubyamba kuko buri kintu buri muntu wese baramugeneye ubuzima bwe rero inshuti zo narazibonye ntabwo ngivuga inshuti shima Imana n'abantu ntanakubeshe mu buzima bwanjye nta bantu 30 barimo ntavuga ngo mfite abantu 30 ntabo niba ari benshi nka 20 anyobije ngaho no tekereza niba uyu munsi wano kandi mfite inshuti nyinshi niyumvamo uhite nawe utekereza timuse muri abantu 30 avuze ndimo uyitekerezeho uhituna nasubiza amazi mu mutima sibuguhera mu kwambere ntuje kure uvuga guhera mu kwambere ujya muri kwa gatandatu nabaye inshuti yamutuye uje wiguraje mu bindi bintu bitewe nuko igihe turimo buri kintu cyose Imana kigeneye igihe cacu twatubigurije kugihera buri gihe cyose n'igihe cyacu niho twari tubikurije rero Imana ibahereza umugisha hano witeka Imana akomeze kubitaho gusa nkiri kuri iki kintu reka mbabwire ni ukuri pe mwige kubana n'abantu bose iki amahoro kuko umuntu kuri inyuma uyu munsi ejo yaje imbere yawe n'ukuri imbere waje inyuma bivuze ngo muri byaravuze ngo mwana wanye n'ubona isi gukomeye amashi uzibuke byawe wabayemo nta numwe ugize gute ukuzi
kubera ko iminsi igenda ihinduka. Twagiye tubona abantu bakomeye kandi banize bafite n'amadiplome, tugenda tubona abantu bafite amazina akomeye, nta nubwo ndavuga ngo muri iki gihugu, tuve muri iki gihugu, kuri iyi si twagiye twumva amagambo abantu bafite amazina akomeye, abantu b'ibikonyozwa, ukumva ngo umuntu baramufashe n'umugore bamukuye ku buriri bagize gute, baramujyanye. Perezida w'igihugu wabyumvise, ukumva ngo bamukuye mu mwobo, nk'umuntu bari kumukurura baramutwaye. Wabyumvise, kandi ari umuntu ugize gute, ukomeye mu gihugu. Wabyumvise, ariko uko byagenda kose hari ikimenyetso kiri mu gahanga kabizera. Iki kimenyetso kiri mu gahanga kabizera konkoro niyo napfa, sibyo, hari uburyo nzapfa bigatandukana n'uwishwe na warage. Yego, uko wamvuga kose, uko wamfata kose, yego, byanga byakunda mu bantu 10,000 bakurikiye Konkoro The TV Show. Reka 10, reka mvuge ko mu bantu 100 bareba ikiganiro ca Mutuye bakagikurikirana kikarangira, ntahabuzemo abantu 3 bamara iminsi 3 bizereye mu byo navuze. Yego, abo rero wibuka neza ngo iyo basenga, sibyo, bango mana umukozi wawe je mukomeza. Kandi wanje ko icyumweru gishiraga nakiri abantu barenze 100 mu nzu yiwanje. Rero muri babandi 100 batekereje kuja kwa Mutuye, bahatekereje kubera ko hari ico bagize gute, bazi ko bari buze kuhabona. Wabyumvise, niyo mpamvu ukumeze kose igakubana n'abantu bose iki amahoro. Rero Imana ibaho umugisha, Kristo akomeza kubana natwe. Reka dusome ijambo ry'Imana yashize ku mutima wanje kugira ngo turiganireho muri Yoweri ibice 2:25. Nta rindi jambo nzanye, je kukubwira ngo Imana yongeye kugaruka ku buzima bwawe, iragushumbushisha. Amen. Ije gushumbusha kubera ibihe tumazemo iminsi, kubera ibihe umazemo iminsi, waba wowe mu mama, waba papa, waba musore mukobwa mu Rwanda n'abatari mu Rwanda, mwese hari iby'Imana ije gukora, yongeye kuza kubashumbusha. Nimuhumure, umuyaga urarangiye. Soma mu izina rya Yesu. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye, niyariwe n'uburima n'ubuzirika na kagungu. Yego, zangabo zanjye zikomeye nabateje. Yego, kandi muzarya muhage. Yego, muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu. Yego, kuko yabakoreye ibitangaza. Yego, Imana ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Yego, Imana iguha umugisha. Yego, mu Bisirayeli, kandi yuko ari njye Uwiteka Imana yanyu, nta yindi baho. Nukuri ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Amen. Imana iguhereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Aya ni amagambo Imana nshize ku mutima kandi buze kuvuga n'itonde. Kandi Abafilisitiya nibo bayakamije, Uwiteka Mana we gomorora imigomero, amariba yarakamye. Haleluya. Hashize igihe kirekire amariba yawe yarakamye, ariko uyu munsi wa none uzana ijambo rivuze ngo witinya. Imana igarutse kugushumbusha. Reka nkubwire amagambo akomeye. Imana yafashe umuntu witwa Yobu. Satani aramusaba, Satani garahaguruka aragenda, Satani ari kuzerera mu rugo rwawe, Satani akazerera mu kazi kawe, ariko nubwo ari inzererezi, Imana igarutse gushumbusha ibyawe. Nubwo byagiye ariko Yesu araje ngo maze Satani abwiriye Imana, ibaza Satani tuvuye, Satani atuvuye mu isi no kuyizereramo. Imana yirata Yobu. Ari we, reka nkubwire, hari ibigeragezo uri guhura nabyo, ugahurira nabyo mu buryo bwo gusenga, ugahura n'intambara uri gusenga, ariko nongera nkubwire ngo mu bantu 100 harimo umuntu wowe tuza hari ibyo Imana ije kugushumbusha. Ngo uyu mugabo rero ngo arangije witwa Yobu ahura n'intambara, ibya mbere biragenda, ibya kabiri biragenda bimushiraho burundu, kugeza naho umugore w'ubwenge yakana Imana unanga ugira gute wipfi. Ariko namba ku Mana, si ibyo nshatse kuvuga. Ndenda kukubwira ku ijambo ryitwa gushumbusha. Imana irangije ifata umugabo witwa Yobu, umunsi ubwo iramushumbusha, irongera iramutabara. Uwo ni uwa mbere Imana yagize guterata, yashumbushije, iramutabara, imugirira neza. Ngo kuhirwa kwe kwa mbere, guhirwa kwe kwa kabiri kuruta kwa mbere. Ariko Mana we, wari wicaye ku ntebe yo hasi, ariko humura, Imana ubwo wakivuye kuri iyo ntebe, nubwo watakaje akazi, nubwo watakaje imirima, nubwo watakaje urugo rwawe, nubwo watakaje umugabo. Hari abantu benshi baje bavuga ngo umuntu ngo gutandukanye, ngo nanga umuntu avuye mu nzu, ngo naga Imana akajya ku mahirwe, ngo iyi mahirwe ngo nukubeshe. Bibaho. None si Imana ntiyavuze ngo gutanga amahirwe ya kabiri? Yego.
rero ushobora kuba wicaye ku ntebe y'agasuzuguro, ushobora kuba wicaye ku ntebe mbi, ariko Imana ikagutajyanira Rusi na Nawomi. Adari Rusi na Nawomi, umukazana wundi ninde? Rusi yari umukazana, Nawomi ari nyirabukwe. Ari nyirabukwe. Rusi yari umukazana. Uribuka ko Imana yongeye gushumbusha Rusi kubwo kunamba no kwihambira kuri nyirabukwe. Tugiye kuva ku bantu Imana yashumbujije, ashingirwa Bowazi. Imana iguha umugisha kubera ko Imana yari imushumbushyije. Imana yabonye kwihangana kwe mu gihe undi we yagize gute, yananiwe. Ni Orupa yasomye nyirabukwe, aramusoma aramubwira ati ndacyari mutoya, ndi kubona wowe ntacu uzamarira, ndi kubona wowe nta muhungu urimo, niyo yaba arimo ntago yazavuka ngo bishoboke, nazaba narashaje. Aramusoma arigendera. Undi nawe amusoma ariko umubwira ati rero mabukwe ntago bishoboka. Imana namenye amakuru, namenye amakuru ko iwanyu hari Imana. Menya amakuru ko Imana musenga itabara, izanirira neza n'igitamba umugabo. Icyingenzi nuko yazangirira neza. Maze ngo Rusi aragenda aja guhumba mu kwa Bowazi. Nawe uri guhumba ariko inyuma yawe hari uri kukureba uko uri guhumba. Wowe itwararike, Imana igarutse kugushumbusha. Ijambo ritubwiye ngo iki? Abo barahagije. Ijambo ritubwiye ngo iki? Riravuze ngo soma wahavuye, izadushumbusha imyaka n'ibintu byose zigeze zagize gute, zariye. Yego soma. Niyariwe n'uburima n'ubuzukira na kagungu, ibyawe byariwe nibyo byose. Ijambo ridestabela, iri jambo riravuze ngo Imana ije kubigushumbusha. Haleluya, haleluya. Imana ije kubigushumbusha, Imana yongeye kubigarura. Akira ibyo wasengeye kuko igihe cyawe cyo kongera gutabarwa heso de la bella silevode kirageze. Amen. Igihe cyo gutabarwa kwawe kirageze, igihe cyo gushumbushwa kwawe kirageze, igihe cyo kongera ugasingizwa, izina ryawe rikavugwa kirongeye kirageze. Mane tugisoma umurongo ukurikiyeho dusoze. Kandi muzarya muhage, kandi muzarya muhage. Hayiwe biri ku mashigasha, ihangane ndumva birimo gutogota, ihangane iyo nzara siyo kukwica, ihangane barimo kubikaranga bongeraho ibirungo kugira ngo niwegera meza uzaryoherwe. Haleluya. Imana itugirira neza, humura ntabwo uzongera gusonza. Imana ije kugabura, yongeye kuza kukwitaho. Soma mu bikurikiyeho dusoze. Muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu kuko Haleluya, haleluya. Imana ikuremeye amashimwe, kandi amashimwe Imana ikuremeye ntabwo uzayavuga ahubwo agazivuga. Amashimwe gazivuga. Haleluya. Ubu bundi hari ibihe tuba marere ko nkorude waba utaravuka abantu bagahita babibona. Imana tugirire neza. Buri hari ukuntu ushobora gutambuka, yego watabaga tabate Imana iratabara pe. Nukuri bitewe nuko utambutse ugize gute usa. Imana ikoze ikintu rero bivuze ngo ibyawe byaranyaswe, nawe hita ufotora urebe ibyawe byanyaswe, urebe ibyawe byariwe n'inzige, urebe ibyawe byariwe n'ubuzukira, urebe ibyawe byariwe n'iki n'uburima, urebe ibyo ngibyo. Numara kubyitegereza, numara kubireba, numara no kubibona, ubwira Imana utuwiteka, burya ni wowe ungaruriye ibyanje, burya ni wowe wongeye kunsubiza icubahiro canje, kuko ari Imana igivuga bikaba yategeka bikagira gute, bigakomera. Bani tugirira neza, akazi kawe kariwe n'inzige, uburima bwagutwariye urugo, uburima bwagutwariye ibintu byose, ariko komera ushikame, wongera uturize imbere y'Imana. Haleluya. Wumve uri Imana yacu, ujye womara ibikomere. Tugushimiye kuri Imana igivuga bikaba, wategeka bigakomera, ujye usubiza abantu agaciro bakongera bakagira ijambo. Watabaye Morodekayi kurema ibwami, umukiriza agombaga gupfira. Reka wongere ugarure ibyacu byariwe n'inzige, kandi usubize ibyifuzo by'abantu bose badukurikiye mu izina rya Yesu. Amen. Mwakire ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Amen. Yego wakeneye kuvugisha Mutuyimana Jean Claude yamuvugisha kuri 07 8 21 38 132. Yego ni nimero bakuri WhatsApp wamwandikira buri kuva saa 2 za hano mu Rwanda, abari kuri Zoom bafite icyumba cy'amasengesho. Yego turi no gutegura uburyo twaterana bisanzwe, none tunari kumwe nabyo tuzabibatangariza.
Imana ibahe umugisha. Imana y'amahoro ibane namwe. Amen.